Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wazamuye ikiganza tugasuhuzanya. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ifite umutima mwiza w'urukundo kandi dukunda twese ntabwo iturobanura. Abashidikanya ngo Imana ntibakunda, burya irabakunda, ni nayo mpamvu mugihumeka. Iyo ugihumeka amahirwe yawe yose burya bagihari. Hari abavuga ngo uzapfa ntacyo wimariye, iwanyu nta kizana kimwe kizahaturuka, dore Imana ije kugushyigikira ngo ugire umumaro kandi cyane. Haleluya, haleluya. Hari abantu ngo bavuga ngo uzapfa ntacyo wimariye, babivuze wiga P6 none ugeze senior 1. Wakomeye Imana. Ntabwo amagambo yose abantu bavuga bivuze yuko azaba. Haleluya. Nta nubwo ibintu byose ibihe byatwifurije bivuze ko bizasohora. Urebye uburyo pirimeri wayigaga n'amazeru wabonaga ariko ntibyakuje kugera senior 1. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo abantu bashobora kuvuga ngo ntacyo wimariye uzapfa gutyo, ngo bakavuga ngo iwanyu nta cyiza na kimwe kizahaturuka, ngo ariko dore Imana ije kugushyigikira ngo hanyuma ugire umumaro kandi cyane. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Iratsinze Felisi. Ku banyeshuri bashya ubwo tutaziranye ariko abenshi tumaze kumenyana. Amena. Haleluya. Tugiye kuganira mu magambo make cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esiteri igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esiteri igice cya 9. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iratubwiye ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ikiriza ngo Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye kuganira nyine mu mwanya muto cyane, ariko ndagira tuganire ku ijambo rifite imbaraga. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo nyamara bishobora guhinduka we. Haleluya. Gira mugenzi wawe nyamara bishobora guhinduka we. Oya, nukuri kose bishobora guhinduka. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo bishobora guhinduka we. Hari igihe ibintu biba bigaragara ko bitahinduka. Haleluya. Reka mbabwire impamvu. Hari igihe ibintu biba bigaragara ko bishobora kudahinduka, ariko nje kubabwira ko burya bishobora guhinduka. Amina. Imyaka 2 ishize, reka mbabwire uburyo bishobora guhinduka. Imyaka 2 ishize. Haleluya. Nari ndi gukora ikiyede muri iki kibuga cya basket, ndi guterura amabuye. Turi kumwe? Umwaka ushize ntabwo naje ndi guterura amabuye, naje mbabwira yuko Imana nyine yampaye promotion njya muri kaminuza. Haleluya. Noneho uyu mwaka ndimo ndanabigisha. Bishobora guhinduka. Bibiliya yatubwiye bari dufungurira iteraniro Yesaya 50 ku murongo wa 7 ngo ubwo umwami Imana izantabara nicyo gituma ntagira ate. Oya, nukuvuga ngo ibituma tumwara byo birahari, amazaru tuba twabonye natwe turayazi, ariko ubwo umwami Imana izantabara nta kibazo nifitiye. Haleluya. Nukuvuga ngo
bimera kose ntabwo uzabura ibikubabaza mu rugendo rwawe, ariko nyamara bishobora guhinduka ibyo bikubabaza. Muri ibyo yararirimbye ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye ngo kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Aravuga ngo nubwo ngifite kubabazwa muri iyi si, haleluya, ngo mu ijuru ngo nta kubabara kuzaba kuri yo. Ndagira ngo tuvuge gatoya impamvu bishobora guhinduka. Hari igihe nyine biba byaragenze kwa kundi, ugakura muri famiye bimeze kwa kundi, famiye iciriritse kwa kundi ubyibutse, ariko najya nkubwire ngo muri wowe bishobora guhinduka. Haleluya. Ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure habaho Imana itakugeza. Tuvuga ngo amahirwe akomeye, mwe mwiga muri boarding school, njyewe noneho ibigo byose nizamo kuva muri primaire nta boarding ibamo, ariko ntibyabujije Imana kungeza muri kaminuza. Haleluya. Tuvuga ngo ubuhamya burahari, noneho kuba wiga muri boarding ni amahirwe ageretse kuki ku yandi. Iramugeza ngo kuki ntakinjirira kaminuza ariko nukuvuga ngo haleluya. Reka mbabwire, nuvuga ngo nta kintu kidasanzwe kuyinjiramo. Icyangombwa wowe iga ibyo kwiga ubishyire ku murongo, wige neza, amanota uyashake, uzatsinde neza, uzamuke neza, utsinde ikizamini cya sina 6, utegereze icyo Imana izavuga. Haleluya. Ibindi Imana niyo yonyine izabyikorera. Bibiliya yatangiye itubwira ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo itegeko n'iteka by'umwami ngo byendaga gusohozwa. N'ibiki byari byaravuzwe. Iyo usomye iki gitabo cya Esiteri utangiye, Bibiliya ivuga yuko ubu bwoko bwari ubwoko bw'Abayuda ngo bwabaga mu gihugu cy'amahanga, ngo ariko buza kugira ibyago bikomeye cyane. Ngo hariho umugabo witwa Hamani yangaga ubwoko bw'Abayuda muri icyo gihugu, ngo noneho aza kubugambanira, ngashaka uburyo ubwo bwoko buzicwa, ngo bwose bukamarwa mu gihugu ntihagire n'umusigaramo. Noneho Bibiliya iravuga ngo hari umugabo witwaga nanone Morodekayi, ngo yahoraga ku irembo ry'ubwami. Uyu Morodekayi ngo yari nka muyomba cyangwa yagiranaga isano n'umukobwa witwaga Esiteri, ngo ariko Esiteri nanone nawe yari atuye mu cyaro. Wakibaza uburyo Esiteri yageze mu mujyi bikakuyobera. Vuga ngo Imana irakomeye. Haleluya. Ngo Imana ifite ibitangaza. Ngo higeze kubaho bidi, mujya mugira birthday. Ziriya bidi yari nigeze icisha abantu nimukaziserukemo nabi. Nuvuga ngo hari habaye bidi y'umwami, ngo umugore wiwe witwaga Vashiti ngaza kugira gutya nyine, ngo yari umugore mwiza cyane. Bibiliya iravuga ngo yari afite uburanga bukomeye cyane, ngo umwami akabwishimira. Aramubwira ngo rero uyu munsi kuri bidi yanjye genda imbere ubyinire n'abantu batashye bidi. Ngo umwami aza kwigira nyine umuntu wo kwifatafata, ngo ntabwo ndi bujyeyo. Abyanse umwami yumva arababaye, ngo ndasebye. Abaza abagaragu be ngo nkorere iki uyu mugore witwa Vashiti. Abagaragu bavuga ngo mwirukane. Aramwirukana avayo, ava ibwami kubera imyitwarire yiwe. Reka nkubwire, nuvuga ngo imyitwarire yawe ishobora kugukura muri iyi boarding abantu bari hanze bayisengera barayibuze. Mujya mwitonda, jucungana n'inota ryawe urishake. Iby'amafaranga byose twa tubigena ubundi n'ababyeyi batwishyurira se twa tuyashaka. Niba kwirukana uzagenda nyine Imana yashake ugaruke, ariko ntukirukanwe kubera discipline mbi. Oya, ntugate umutsima hasi sha. Haleluya. Oya, ahantu Imana rega iba yaradukuye namwe mujye muhazirikana. Ubuse waje guteta muri iki kigo nk'iki, hari abantu biga bataha nk'ubu gutya saa 11 agitaha itajya kwahirira inka, shaka umufuka w'ubwatsi akawutera saa moya. Etida ikora ryari? Nawe jya wibaza. Bwira mugenzi ngo ntugatete. Hano ntabwo bahatetera. Iyi ni boarding, ntabwo bateta. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo hano ntabwo bahatetera. Ugomba kwiga ugashaka amanota, ibintu biba bikaze cyane. Ngo noneho umwami ashatse yuko hasimburwa umwamikazi, ngo bashyiraho rero ngo amarushanwa y'abakobwa beza. Esiteri nawe azamukayo, ariko hari ikintu gikomeye Esiteri yari afite, nuko ngo yari umuyuda w'umunyagikari. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya.
w'umunyagikari. Ni ukuvuga ngo Esiteri yari agifite imico myiza. Bibiliya ivuga ngo abayuda ngo barusha icyo abandi, cyangwa abakristo cyangwa abana b'Imana barusha icyo abandi. Pawulo yaranditse aravuga ngo abayuda ngo babarusha muri byose, ngo kuko babikijwe ngo amabanga y'Imana. Hari igihe umuntu aba yigendera ukamubona ngo ni gatoya, ngo ni uko musangira ibishyimbo, ngo bakakwitiranya niko abaririmbyi bayivuze, ejo akagutungura. Kajya umuhamagara ngo uri hehe? Muri university. Wahageze ute? Warandushaga amanota, nge nkakurusha umugisha. Haleluya. Icyo nkubwira cyo kugira umutima wemera Imana kandi wubaha Imana ni ukugira ubuyuda bwo mu gikari. Amen. Esiteri rero aza kuzamukayo gutyo. Twihuse rero kuko ari inkuru ndende. Esiteri yagezeyo asanga nyine abayuda barakoronejwe, ibintu bikomeye cyane, ariko Esiteri aragenda ryumaho, aba umuyuda w'umunyagikari ageze ibwami. Biza kugeraho noneho amategeko bari barashyizeho yuko abayuda bagomba kwicwa ku tariki ya 13, ngo amatariki neza yageze bizwi ko abayuda bagomba kwicwa. Niyo mpamvu turi ku ijambo rivuga ngo nyamara bishobora guhinduka we. Haleluya. Burya hari igihe ubutsindwa cyane atari nuko utizi. Natwe bijya bitubaho ukiga. Nigeze kwiga ndi kwitegura ikizamini mu gihembwe gishize, ndi kwiga mu mwaka wa 2, niga imibare na computer science no kubyigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Noneho nari ndimo ndiga, ndi kwitegura ikizami kiri bube mu gitondo. Ngera saa 8 z'ijoro nkiri kwiga. Ndabyiga amakaye yose ndayarangiza, nkajya numva neza nta kibazo kiri bunanire. Ngeze mu kizami ndabyica sohoka umutwe wandiye. Ariko nakuye mu isomo rikomeye. O kugira ngo uzicuze impamvu utizi, ujye uvuga ngo nize ariko byanze. Haleluya. Haleluya. Oya, ni ukuvuga ngo kugira uzicuze ngo iyo menya nkiga, ujye uvuga ngo nize ariko byanze, kuko nyine hari igihe ibyo bateguye atari ibyo uba wize. Ariko hamwe no gusenga bishobora guhinduka kuri nesa ukaziga ibyo bateguye. Haleluya. Haleluya. Iyi niyo mpamvu ushobora kubona umuntu waramurushaga mu ishuri kubera ko yajyaga yiga ibyo yize agasanga si ibyo bateguye, noneho bigahindukira kuri nesa ibyo yize nesa ikabitegura, nawe agahita kurusha. Komera Imana amashyi. Nawe agahita kurusha. Ndagira ngo dusenge, ariko hari ikintu ngira ngo dusenge tuganishaho. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo uriya munsi uhinduke hari ikintu gikomeye cyabaye, ngira ngo bari cyo dusorezaho. Esiteri ngo baramutumyeho Moridekayi, aramubwira ngo ntiwibwire ngo icyatumye Imana ikugira umwamikazi si ukugira ngo uzagire umumaro nk'iki gihe, kandi nuramuka utwirengagije niyo hahandi nta kizabuza abayuda gutabarwa. Hari n'igihe iwanyu bakwirengagiza, niyo hahandi amashuri ukayarangiza, nta kibuza abayuda gutabarwa kubera ko Imana ifite uburyo izabyikorera. Haleluya. Noneho ngo baramubwira ngo Esiteri gira icyo dukorera, dore ni wowe uri ibwami, gira icyo tuvuganira natwe abayuda dutabarwa. Esiteri aravuga ati none se ngasanga umwami gute kandi atampamagaye? Ntabwo byari byemewe ko umwamikazi cyangwa undi muntu wese agenda mu cyumba cy'imbere cy'umwami umwami atamuhamagaje. Iyo wabikoraga bagucaga umutwe. Esiteri rero aribaza ngo none se ko umwami atarampamagara, cyane ko umwami atabaga agira umugore umwe yabaga afite benshi, yahamagara guashatse. Esiteri akavuga ngo ko umwami atarampamagara ndajya yatampamagaye arayica. Moridekayi avuga ati oya genda, dore yatariki yageze, barahita batwica natagira icyo abikoraho. Bibiliya ivuga ngo Esiteri mu gice cya 4 mujye musoma Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo Esiteri abwira Moridekayi ngo nimushyiraho amasengesho y'iminsi 3 ngira utuntu nikorera. Haleluya. Haleluya. Ukuvuga ngo hari igihe Imana igira gutya ikagutiza akanya ko gusenga. Usenga uhangane n'ibintu bitagaragara. Uzi ko hari igihe wiga hakaba hari n'imikosho y'abadayimoni ya karande iza nijoro wiryamika byabu, jumara kwiga ufate n'isengesho ubwira Imana ngo kwiga ntabisoje, ubu ngiye guhangana n'imyuka itagaragara.
kubitire hejuru. Bibiliya ivuga ngo barasenze iminsi 3 biyiriza ubusa, babwira Imana ngo bigomba guhinduka. Bwira mugenza ngo iki gihembwe bigomba guhinduka. Cyanza bikunze tugiye gusenga Imana, iminsi umaze niyo myinshi. Haleluya. Kandi igihembwe cya mbere cyavuyeho. Bibiliya iravuga muri Yesaya 43, Bibiliya iravuga ngo igihe cyose cyaciyeho mwe kukibuka, ngo ibya kera ngo mwe kubyibuka, ngo ngiye gukora ikintu gishya, ngo ko kigiye kwaduka aho ntimuzakimenya. Biravuga ngo ngiye gutembesha imigezi mu kidaturwa, ngo nce inzira mu butayu. Haleluya. Byanze bikunze nta cyabuza yuko ibisitaza biza, ariko Imana ifite ubundi buryo. Amen. Tugiye gusenga Imana. Tangira usenga Imana uyibwira ngo nyamara nanjye bishobora guhinduka. Niba kwa Esteri byaragaragaye ko ububasha abanzi baba bari babafiteho byahindutse, nanjye byashoboka ko byahinduka. Kuki igihembwe cyashize natsinzwe? Kuki iki gihembwe ntatsinda? Kubera iki senge ntagera muri senior 4? Kubera iki senge ntakimuka ngere hari? Kubera iki ariko ngewe ntazajya muri kaminuza? Bigomba guhinduka. Amina. Uko byagenda kose uracyafite ubuzima, ntagire ugutera ubwoba. Imana ni ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Haleluya. Birashoboka ko ubona nta nzira, ukabona iwanyu nyine biri guca hirya no hino. Ndajya nkubwire ngo iyakuzanye hano ntabwo iyobeye ko hafi y'iwanyu haba ibigo bya externe wari kujyamo. Aka kantu murakumvishira. Ngiye gusenga Imana ariko ndajya ngo wumvire ijambo. Iyakuzanye hano muri Esi Bugarama muri boarding school, ntabwo iyobeye ko hafi y'iwanyu hari ibigo byiga bitaha. Bivuze ngo yatumye ubitaruka ukaza hano yizeye package ihagije yo kukurihira. Humura. Haleluya. Humura. Utibutuze Imana ifite package. Wajya usenga winginga Imana uyibwire ngo komeza utange uburyo mu rugo amafaranga aboneke. Niyigire boarding ni nziza. Mubona kanya ko gukora etide, abandi nyine iyo biga bataha bahita bajya mu mirimo yo mu rugo. Si byose. Niyo mpamvu rero ni amahirwe urusha abandi ujye uyabyaza umusaruro. Mwe kwitakariza icyizere, sibyo? Nta hantu kwiga bitavuna utagira ngo hari abantu biga bitabavuna. Uba wumva bikugoye ariko bizageraho bishire ugere ku yindi level. Haleluya. Tugiye gusenga Imana tuyibwira ngo tubonye yuko bishobora guhinduka. Iwanyu bishobora guhinduka nyamara. Hari igihe waba uri kwiga yagutya ari wowe uzavamo nka minister. Hari igihe waba uri kwiga yagutya ari wowe uzavamo umuntu ukomeye iwanyu. Reka dutangire tubwire Imana ngo niba Esteri yarasenze iriya minsi 3 bigahinduka ntibabe bakishwe, nanjye bishobora guhinduka. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo ubwo bishobora guhinduka rero no muri iki gihembwe ugira icyo ukora mbone ko byahindutse. Haleluya. Tugiye kubwira Imana ngo ubwo bishobora guhinduka. Bibiliya iravuga ngo nzatuma batwita, ngo ne gutuma babyara, ngo karingi utuma batwita, ngo nzatangira inda zabo ze kubyara. Ngo niko Uwiteka baza nyine gute yatuma tuza kwiga hanyuma agatuma tuvamo tutarangije amashuri? Ntibishoboka. Data wo mu ijuru dufiteho umugambi mwiza. Mahaguruke dusenga Imana. Reka mbabwire muri bimwe muziho sinabonye icyo yavuze kirera. Ibyo bintera gutegereza, ngategereza nkomeye ko nibyo ntarabona
turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Hereza umugisha abasore n'abakobwa bawe Mana, ubigisha inzira yo gukiranuka, ubigisha gusenga, ubigisha gukizwa, kubera ko bishobora guhinduka. Byari byarananiranye bishobora guhinduka, ibyari byaranse bishobora guhinduka. Nukubagirire neza kuko Imana. Turagushimiye ko wera, urakoze ku isengesho ryiza uduhaye. Tugukomeye amashyi menshi cyane, tugukomeye amashyi menshi cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu. Amen, amen, amen.